Muraho neza mwese aho muri hose hatandukanye Adi Rwanda marero niba uri hafi kandi ukaba uzi neza ko ufite ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi ushobora kwishyura umusoro ukoresheje ifoto ya Rwanda wakishyirira ifishi yo kumenyekanisha umusoro ku nyungu muri e-taxi kandi ubu buryo nawe ndabizi ko bugufasha akenshi iyo ufite internet ufite mudasobwa cyangwa se smartphone ni byiza ko ibintu bigenda neza ibintu byikorera burya nabyo ni ingenzi. Ubu ni uburyo rero ushobora gushyira ifishi yo kumenyekanisha umusoro ku nyungu muri e-taxi hanyuma warangiza kwimenyekanisha umusoro bidasabye ibintu byinshi kuri wowe. Icyo usabwa rero dore ngiki, sura urubuga rwa www.rra.gov.rw ni website ya Rwanda Revenue Authority. Hanyuma rero numara kuyisura ukande ahanditse imisoro y'imbere mu gihugu, hanyuma numara kuhakanda aho ngaho urinjira ukoresheje tin number yawe ibanga, hanyuma password yawe, hanyuma numara kwinjira ukoresheje tin number yawe na password yawe urakanda handitse online request. Ahantu handitse online request uhabona, hanyuma ugakanda handitse document generation. Rero iyo umaze kuhakanda uhitamo ubwoko bw'umusoro, hanyuma ubwoko bw'umusoro wamara kubuhitamo ugahitamo igihe cy'umusoro, hanyuma wamara guhitamo igihe cy'umusoro ugakanda submit. Iyo umaze gukanda kuri submit rero wakira ubutumwa bwemeza ko ifishi y'imenyekanisha yabonetse. Iyo umaze kwakira iyo fishi y'imenyekanisha ko yabonetse usubira kuri page ibanza, hanyuma wamara kugera kuri page ibanza muri e-taxi ugakanda handitse tax declaration, hanyuma birumvikana ubwo ugatangira ukamenyekanisha umusoro wawe, hanyuma ibi bintu ukaba wabyikorera. Ariko nanone ugize ikibazo wahamagara umurongo w'ishyurwa wa Rwanda Revenue Authority 004, ariko natwe waduhamagara kuri 0788910639 uramutse ugize ikibazo tukaba twagufasha ibintu bikasha kugenda neza. Izere ko rero aho muri hose hatandukanye mukomeje kugubwa neza. Iyo ni African Tourism Domain kuri Adi Rwanda TV, wamaze kuhagera. Izere ko ibintu birimo kugenda neza, kandi tunakubwira ko uramutse ukeneye ubujyanama bwatuma business yawe itera imbere cyangwa se ugakomeza gukora business neza, waduhamagara kuri izo nimero zacu twaguhaye 0788910639, ubundi tukakugira inama zitandukanye zagufasha kugira ngo business yawe ikomeze gutera imbere. Ariko nanone ntimwibagire gukora subscribe kuri Adi Rwanda TV kugira ko amakuru n'ibiganiro byose dushyiraho bibageraho ku gihe kandi ibintu biri mu nage bimeze neza. Ariko nanone turabizi neza ko ufite ubucuruzi rero ukaba ukeneye ko tuguhuza n'abakiriya b'ibyo ukora, usabwa ni ukutwandikira kuri iyo nimero twaguhaye, hanyuma wamara kutwandikira ukaduha liste y'ibyo ucuruza cyangwa se ibyo ukora, hanyuma n'ibiciro byabyo, ubundi twagenda tubona umukiriya w'ibyo ukora, ubundi hasigaye tukaguhuza nawe nta kibazo gihari na kimwe rwose. Ubwo iyo ni serivisi yo muri African Tourism Domain twita business subscription portal, kandi nawe yagufasha